yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Ni mudufashe kubashaka. Muraho neza abakurikiye abacu SMS TV. Nitwa ufite inema Sumuta, umukorerabushake w'umuryango SMS. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari ijwi ry'umubyeyi utihebye. SMS ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushaka abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 no kubafasha gushakisha imiryango yabo baburanye muri icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Tugiye kuganira n'umubyeyi w'Imana Mediatrice, umubyeyi ushakisha umwana we baburanye mu gihe cya Abatutsi mwaka w'1994. Uwo mwana yitwa UWIZEYIMANA Hilarie. Hilarie rero baburanye ari mu kigero cy'imyaka 5. Dukurikira ubuhamya bwe kugira ngo tumufashe gushakisha uwo mwana baburanye. Murakoze, nitwa Imana Mediatrice, ngabandi umubyeyi ushakisha umwana twaburanye igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uwo mwana yitwa UWIZEYIMANA Hilarie, yari afite imyaka 5. Muri 1994 twarahunze, ubwo tugenda turi abantu benshi, tugenda twerekeza Zaire. Turenze ikibuga cy'indege, tugera ahantu hari hakambitse abantu benshi, aho bitaga ku mashuri Ya Virunga. Imbande hariho na kiliziya. Ubwo twaraye aho, bukeye mu gitondo njya mu nzu. Utubwiye ko mwahunze mwerekeza mu cyahoze ari Zaire, ariko ntabwo tubwiye se mwahunze muturutse he, mwari mutuye, ushobora kudusobanurira? Icyo gihe yari tariki ya 1 z'ukwa 7, ubwo muri 1994. Ubwo tumaze kugera iyo I Virunga, twari dutuye ku Nyundo, house hari komine Kanama, serire yari Huye, segiteri ya Nyundo. Utubwiye ko mwagiye mukajya ku kibuga cy'indege mukerekeza aho bita Virunga mu mashuri. Noneho tubwire uburyo kiriho mwaburanye n'uwo mwana, utubwire neza. Umwana yarekana n'abandi bana. Ubwo nzohotse mu nzu ngiye kureba wa mwana, umwana ndamubura. Twarashakishije, tubaza bari bakambitse aho bose, tindaho bamubonye. Tujya mubaza yego, tugiye mu bakongomani bakatururimi tukayibegwa ibyari byo. Ubwo twabaye aho, igihe cyo gutaha turataha. Ubwo niho amaze igihe kingana iki aho muri Kongo? Muri Kongo twarangije icyumweru. Ubwo turataha iwacu mu rugo ku Nyundo. Ubwo ndaho twicaye twakomeje gushakisha, hazaga imodoka za Croix Rouge. Twandikishije impapuro 3 zo gushakisha, kugeza n'iki gihe ndagisubizo turabona. None se uwo mwana Hilarie nta bantu yaba yibuka yagiye azi nk'amazina yabo ku buryo wayavuga niba ari naho yaba ari akamenya ko mukiriho?
uwo mwana Hilarie abana bo yarazi mu rugo yabanaga n'umwana witwa Lusiyani, akabana n'umwana witwa Marie, akabana n'umukobwa witwa Emerita. Twe babyeyi be yavugaga Mediya, ise we yavugaga Bosco, Nyirakuru akavuga Mariya, sekuru akavuga Yakobo. Niki wabwira abagukurikiye? Uwamenya amakuru maze kuvuga yamenyesha umuryango SMS. Urakoze mediatrice. Mwumvise mediatrice ko yaburanye n'umwana we witwa UWIZEYIMANA Hilarie. Uwo mwana yari mu kigero cy'imyaka 5, baburira i Goma aho bita Virunga. Yabuze yambaye agakanzu gatukura. Uwo mwana rero muri uko kubura kwe ntabwo bazi aho yerekeje, barashakishije baraheba, no muri Croix Rouge hose baraheba. Ariko nubwo yari muto afite imyaka 5, yatubwiye ko yarazi amazina ya mama we. Mama we yarazi ko yaramuzi ku izina rya Mediya, na papa we yaramuzi ku izina rya Bosco. Yarazi nanone izina rya musaza we yakurikiraga witwa Lusiyani, akamenya izina rya Nyirakuru byarase yitwaMariya, akamenya n'izina rya sekuru ubyarase witwa Yakobo. Ubwo rero uwamenya amakuru y'uwo mwana yayamenyesha umuryango SMS akoresheje nimero mureba imbere yanyu. Murakoze. Shimire abakomeje kudukurikira kuri chaîne YouTube abacu SMS TV. Mbibutse ko SMS ari umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo guhuza abana n'ababyeyi baburanye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Hari ababyeyi benshi batamenye irengero ry'abana babo, ntibamenye niba barapfuye cyangwa niba hari aho baba barazimiriye. Hari n'abari abana muri icyo gihe ubu bamaze kuba abasore n'inkumi, ariko batazi inkomoko yabo. Abenshi muri bo ntibazi n'amazina biswe n'ababyeyi babo, ntibazi n'imisozi bakomokaho. SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye yafashe ya mbere kuva mu mwaka wa 2012, yiyemeza gufasha abo babyeyi n'abo basore n'inkumi kwibumbira hamwe bagashakira icyo kibazo igisubizo gikwiye. Icyagaragaye nuko abana bitabira gushakisha imiryango yabo kurenza uko ababyeyi babyitabira. Bikaba ari nabyo bituma bigoye ko abana babona imiryango yabo niba imiryango ititabiriye kubashaka. Ababyeyi bamwe mu bo twaganiriye bumva muri bo bakurikirana bakamenya uko byagendekeye abana babo, gusa hakaba imbaraga nyinshi z'urucantege nk'izibahata kwemera no kwakira ko abana babo bapfuye, ko ababyeyi bose atari ko bahambye n'ibindi nk'ibyo. Ababyeyi rero turagira ngo tubabwire ko aba bana bitabiriye gushakisha imiryango yabo badateze kubigeraho igihe cyose mutarahaguruka. Ese none haba harimo uwawe akaba yangara, akaba arararwa ntambi kandi Imana yarakurokoye, abaye umuvandimwe wawe se bwo, uw'inshuti yawe se, uwo wabyaye muri batisimu, mwikuremo impungenge mumese kamwe tubashakishe. Uwo tuzabona tuzaba tumutabaye, uwo tutazabona nawe tuzaba turangije inshingano zacu nk'ababyeyi zo kwita kubo twabyaye. Ni inshingano yawe kandi n'uburenganzira bwawe. Intego y'umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye igira iti: kumenya irengero ry'uwawe, kumenya inkomoko yawe n'uburenganzira bwa buri wese. Umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye ukora ubukangurambaga ubicishije mu miyoboro inyuranye, byaba mu binyamakuru byandika, byaba ibyo kuri internet, haba ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi henshi hanyuranye hakoranira abantu benshi nko mu nsengero cyangwa muri za forumu z'urubyiruko. Ubukangurambaga bukorwa n'umuryango SMS
bugamije gusobanura ikibazo cy'izimira ry'abari abana, ariko cyane wifuza kumvisha abanyarwanda ko abo tutabona bose atari ko bapfuye. Abagenerwabikorwa b'umuryango SMS ubahuriza hamwe bakaba nk'umuryango, aho bahura bagasabana, bakigaruramwo icyizere cy'ubuzima kubera kubona bitaweho. Igikomere cya mbere mu buzima ni ukubaho wumva utitaweho, nta muntu uguha agaciro. Bibaremamo izindi mbaraga zibafasha no guhagurukira kwiteza imbere, kuko batangira kugira icyizere cy'ejo hazaza. Umuryango ukora ibikorwa binyuranye muri iryo shakisha ry'ababo, ukagerageza kubafasha gusanasana ubumuntu butabura kumungwa n'igikomere cyo kubura abawe. Benshi muri bo batanga ubuhamya bw'ibyahindutse muri bo mu mibanire yabo n'abandi, cyane cyane abo mu ngo zabo kuva bagana umuryango SMS. Umuryango kandi ubaha amahugurwa ku isanamitima, ukabatembereza ahantu hanyuranye nyaburanga, bikabafasha gusabana no kuruhura mu bwonko. Bakangurirwa kwiteza imbere no gukunda umurimo mu mahugurwa yo kwihangira imirimo. Iyo bishobotse, hari n'abo umuryango wishyurira amahugurwa mu bikenewe ngo baba abakorerabushake b'umuryango, ndetse bikabaviramo kumenya undi mwuga ushobora kubafasha kwibeshaho. Abishyize hamwe bagera kuri byinshi umuntu atakwishoboza ari wenyine. Tuzakomeza ubutaha, turabasaba kutubera intumwa mu mubana mu bukangurambaga bukangurira sosiyete nyarwanda ikibazo cy'izimira ry'abari abana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, abakiriho bagafashwa kubona no gusubira mu miryango bakomokamo. Mudufashe kubashaka kandi birashoboka. Inkunga yanyu mwese irakenewe. Murakoze.